mbega umumeya w'ikigoryi, umumeya udatekereza, umumeya wifata agasohokana umugore w'abandi, umumeya wifata agafata hoteli domisiyo, agafata urugendo akajya gukora uburaya muri hoteli. Ibi bintu ntabwo byemewe, niyo mpamvu agomba guhanwa kandi agakatirwa urumukwiye. Nshuti bavandimwe, nshuti z'umusara, mwirinde ibintu nk'ibi ngibi meya yakoze ntabwo ari byo. Kora subscribe. Amakuru yihutirwa nuko uwari meya afashwe asambana. Mu by'ukuri uyu mumeya yari amaze igihe kitari gitoya ku mwanya w'ubuyobozi, ni ukuvuga ngo yari amaze igihe kinini ayoboye akarere, akaba yari amaze iminsi avugaho ubushurashuzi bugiye butandukanye, aho byanavugwaga ko mu by'ukuri yasambanyaga abana b'abakobwa ku ngufu, ariko amakuru ntagenda agaragaza by'ukuri uko bigenda. Uyu rero mumeya yabashe kuba yagubwa gitumo ubwo yari mu cyumba hariya. Ni ukuvuga ngo uko byaje kuba byagenda, uyu mumeya bamuhaye ubutumwa bw'akazi, dore ko mu by'ukuri iyo umuyobozi afite ubutumwa bw'akazi bandikirwa ode domisiyo, bagahabwa amafaranga ya misiyo, aho bazarara, uko bizagenda, amatike byose bakabahereza. Rero uyu mumeya akimara kuba yasinyisha ode domisiyo, yagiye hariya muri kariya karere afatamo icyumba. Amaze kuba yafatamo icyumba biza kurangira ni ukuvuga ngo umugore we yaramukekaga cyane, noneho umugore we yari yamukurikiye nawe aza gufata icyumba, ariko yaje ku masaha atandukanye. Nuko uyu mugore akigera kuri reception yavuze ati ndashaka kumenya aho umugabo umeze uku nguku, umugabo wambaye uku nguku, icyumba arimo ndashaka kumenya mu by'ukuri ni ikihe cyumba mumuhaye. Kuri reception rero baza kumurangira, baza kumuha amakuru, bamubwira ko agiye mu cyumba cya 403. Akigera mu cyumba cya 403, uyu mumeya yasanze ibintu bimeze neza, imbuto ziteguye, ibintu bimeze neza, byose byari sawa. Atuyutse ko uyu mumeya ni meya wari umaze iminsi mu by'ukuri akora udutendo twinshi, ni meya wari umaze igihe kinini akora ibintu bisa nkaho arimo yereka abantu ko ari we ukora, arimo yereka abamukuriye ko ari we ukora, ko abandi ntacyo bamaze. Ariko mu by'ukuri nk'uko umunyarwanda aca umugani ngo ku munsi wa 40 ni ukuvuga ngo umujura arafatwa. Rero uyu mugore wa meya amukurikira muri hoteli, nk'uko twabibabwiye ko yabanje yabaza kuri reception aho umugabo we yaba yinjiye, icyumba yaba yerereyemo. Ni ukuvuga ngo kuri reception batanze amakuru, bamaze gutanga amakuru noneho umugore arategereza, noneho yaje kuba yavuga ati mu by'ukuri ndashaka kugera muri kiriya cyumba ndebe uko kimeze. Uko byagenze kuri reception babwiye meya wari umaze kwinjira muri icyo cyumba, barabwira bati busohotse gatoya hari ikintu tugiye kureba. Noneho meya abarasohotse. Akimara kuba yasohoka, umugore we yinjiye ngo agiye kureba icyumba nk'uko yari yabitangaje, avuga ko by'ukuri nibinaba ngombwa icyumba ari buze kugikuba inshuro 3 y'ayo meya yari yatanze. Rero meya yasohotse, akimara gusohoka umugore we arinjira, ariko yinjira ari kumwe n'umureceptionist. Noneho meya agisohoka yasizemo wa mukobwa bari basohokanye, yasizemo wa mukobwa yari yatumijeho. None ubwo uwo mugore abarinje, tuyutse ko uwo mugore ari uwa meya yinjiye agiye kureba icyumba, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo byari mujyanye kuba yareba icyumba, ahubwo aramwiperereza kugira ngo arebe mu by'ukuri uko umugabo we yitwara iyo agiye muri ode domisiyo. Tubibutse ko nyaboneka mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo video zacu dukoze zije zibageraho uko bwije nuko bukeye, kandi video niwumva ikufite akamaro, niwumva ari nziza cyane, uze kuba wayisangiza abandi, kandi wirinde kuba wakwihutisha video. Hari abayobozi rero nk'aba ngaba twavuga ngo ni bihwerahwere, abayobozi basa nk'aho batagira ubwenge, aho gukora akazi kabo bakajya mu bushirashuzi, aho gukora imirimo bashinzwe, aho gutanga serivisi nziza bagakora ibintu bitari byiza mu maso y'abantu ndetse no mu maso y'Imana. Uyu mumeya rero akimara gusohoka, twabibabwiye, madamu akinjira yakubiswe n'inkuba, asanga umwana w'umukobwa bitaga Aline aryamye ku gitanda muri icyo cyumba bari bahaye meya. Umugore wa meya yahise
asakuza cyane, atera induru, aravuga cyane ati ibintu bishoboka ntabwo byumvikana uburyo yandutisha iyi maraya, uburyo yandutisha iri shano, ntabwo iri shano ryagira icyo rindusha, iri shano nta nyashi rifite, iri shano nta mafaranga rifite. Umugore mu by'ukuri arasakuza cyane, mu gusakuza cyane kugira ngo abantu bose bari bari mu hoteli bahuruye, kugira ngo hari abandi bari bari mu byumba baruhutse, nubwo haje kuba urusaku rwinshi bikaza kugira naho polisi ihageze. Ariko mu by'ukuri uyu mumeya yakoze ibintu bitari byiza, uyu mumeya yakoze ibintu bisa nkaho atigeze arerwa, kubera ko mu by'ukuri akazi yari yahawe sinzi akazi yahawe nako gukemura ibibazo by'abaturage. Ariko turaza kwibaza iyi ode domisiyo, iyi misiyo yayisabye avuga ko agiye mu kahe kazi? Namwe mu byibazo gusa mutwandikire muri komenti niba hari abayobozi nk'aba ngaba uzi, niba hari ameya nk'aba ngaba uzi, ugasanga umumeya bamuhaye ubuyobozi, bamara kumuha ubuyobozi agatangira agafata amafaranga ya leta akayakoresha nabi, agatangira agafata imodoka za leta akazikoresha ibyo ashaka. Hari n'abazijyana mu murima bakazitwaza ifumbire, hari abazijyana mu makwe nyamara zitaragenewe amakwe. Tubibutsa ko by'ukuri iyi myanya y'abameya cyangwa se abagitifu ni imyanya ibikomeye, aho batagomba kuyifata uko biboneye, aho bagomba kwitwara neza kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Gusa abagabo nk'aba ngaba nk'abameya babaho bameze nkaho, ariko uriya reka mbabazi mwabameya mwe, mwabayobozi mwe, iyo mwifashe iyo mwifashe mwarangiza mugasambanya abagore b'abandi, mwumva nta soni bibatera, mwumva ntabwo bamufite. Hari ibintu ndeba nkavuga ni mu by'ukuri, nubwo mufite diplome zanyu ni iz'indyogo, nubwo mufite akazi, ako kazi ntabwo ari akanyu, ntabwo kari akanyu. Ukifata umuntu akagombye kugira abandi. Ubu si none ko uyu mumeya bamufashe, ni ukuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mugore wari wajyanye na meya hariya mu cyumba cya hoteli, ni ukuvuga ngo uyu mugore nawe afite umugabo. Uyu mugore nawe afite umugabo, kugeza ubwo abagabo b'iyi minsi basigaye bafite ibibazo bikomeye, aho gutunga abagore byabo byabananiye, kubera ko abagore babo bagenda bakenera abagabo b'ibihwerahwere nk'aba ngaba, nk'uyu mumeya. Umugabo mu by'ukuri, ariko se umuntu utari bugutunge, umuntu urakuvana mu rugo rwawe akagusenyera w'ijoro rimwe, ariko se mwabagore mwe namwe nimutubwire, umuntu urakurana ijoro rimwe akaba ariwe ugusenyera, ibi bintu mwebwe mubyumva muti? Ibi bintu mujya mubitekerezaho? Ibi bintu mujya mubyibaza mukavuga muti mu by'ukuri urugo nshobora gusenya, ese abana baraza kuba babifata bate? Ese mu muryango, ese ho biraza kuba byagenda bite? Ese nta mpungenge muba mufite? Nta mpungenge muba mufite z'uko mushobora kuba mwafatwa? Rero uyu mugore wa meya akimara gusangamo iri shano ngo Aline ryari rimutwariye umugabo, yavuze ati mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko umugabo yandutisha iri shano. Noneho abantu bamaje bati ese mwari musanzwe mubanye mute? Uyu mugore yavuze ati mu by'ukuri umugabo wanjye nta kibazo twari dufitanye, twari tumeranye neza, ndetse anajya kuva mu rugo namupfunyikiye, muha amafaranga yo kurya, muha amafaranga y'ikarita, bitakuyeho ko no mu kazi bari bamwandikiye andi mafaranga yo kurya, amafaranga y'ikarita, ndetse naho kurara. Noneho bakomeza bamaza bati ese byatewe n'iki kugira ngo ufate gahunda yo gukurikira umugabo wawe? Byagenze gute? Byagiye gute kugira ngo ufate umwanya wo kugenda ukurikiye umugabo wawe? Umugore yasubije ko abantu benshi bagenda bavuga ko umugabo we yiyandarika, umugabo we asohokana n'abandi bagore, umugabo we
asesagura amafaranga, aravuga ati mu by'ukuri ngiye kuzaba kuba nabigenzura, niyo mpamvu rero nafashe uyu mwanya, niyo mpamvu nafashe iyi gahunda yo kuba nakurikira uyu mugabo. Atari ko amakuru nari mfite nuko uyu mugore bari bari kumwe Alice yananiranwe n'umugabo we, bakaba bavuga ko mu by'ukuri asigaye ashaka gusenya ingo z'abandi kugira ngo mu by'ukuri abashe kuba nawe yasenyera abandi kugira ngo nabo bamere nk'uko ameze. Noneho byaje kurangira meya witwa meya Gasasira ababwiye umugore we ati mu by'ukuri mbabarira, ntabwo ibi ngibi twavuga ko ari ukuguca inyuma, ahubwo sinzi ni ikintu nawe utakwiyumvisha, ariko reka nkubaze, we ujya kwishiramwo uyu mwanya wa meya, ukaba usohokanye n'umukunzi wawe cyangwa se n'inshoreke yawe, mwamara gusohokana umugore akaza agukurikiye, umugore wawe w'isezerano akaza noneho akabagwa gitumo. Umugabo yakomeje avuga ko by'ukuri uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mugore yari yasohokanye, ntabwo bari basohokanye kubera ko bari bagiye mu bindi bikorwa, ahubwo bari basohotse kubera ko bari bari mu butumwa bw'akazi bombi. Ibi ngibi bikaba byateye urujijo, nyuma yaho bagaragaye bari mu cyumba kimwe, babashije kuri reception barabaza ati ese aba bantu bibaruje cyangwa se bakoze registration, bakoze check-in mu buhe buryo? Ese bakoze check-in nk'abantu nk'umugore n'umugabo cyangwa bakoze check-in nk'abantu bari bube mu byumba bibiri? Gusa icyarokoye uyu mugabo, icyarokoye uyu mumeya, nuko kuri reception bavuze bati umugore yari yasabye icyumba cye n'umugabo yasabye icyumba cye, ati rero uburyo umugore yageze muri iki cyumba ntabwo twamenya uko byari bimeze. Ahangaha wa mugore Alice yahise yishima, aravuga ati by'ukuri ndabasha kuba natoroka uyu mugabo cyangwa se uyu mugore n'umugabo we, kubera ko mu by'ukuri nakinnye n'ikipe ntasi. Tubibutsa ko mu by'ukuri mu gihe ugiye kuba wasohokana n'umukunzi utari uwawe cyangwa se n'inshoreke, nyaboneka ujye wirinda icyo ari cyo cyose cyatuma mubura umutekano. Mu gihe rero iperereza ryari rigikomeje, polisi yakomeje ibaza uyu mumeya, imubaza iti mu by'ukuri akazi wari ugiyemo ni akahe? Ese akazi wari ugiyemo kazarangira ryari? Noneho baza gufata amakuru bayahuza nayo kuri reception bari banditse, noneho barakusanya. Ntabwo rero turamenya ikiri bufe mu iperereza, gusa dukomeze tubasabe nimba mutarakora subscribe, nyaboneka mukore subscribe kugira ngo video zacu zijye zibageraho uko bwije nuko bukeye. Rero nshuti bavandimwe, ntabwo twabura kubabwira ko by'ukuri hari abagabo b'ibirara, hari abagore b'ibirara, ugasanga nyine afite uwo bashakanye aramutaye, ugasanga mu by'ukuri ni ibintu biba bitumvikana kugira ngo umugore abashe kuba yata uwo bashakanye. Nawe wabitekerezaho ukavuga uti by'ukuri ibi bintu ntabwo byari bikwiye mu muco nyarwanda, ibintu ntabwo byari bikwiye mu gihugu cyacu. Kandi tubibutse ko nyaboneka atari byiza ko abakobwa cyangwa se abamama mugenda mwiyandarika, ntabwo ari byiza ko mukora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Tubibutse ko gukora imibonano mpuzabitsina ari icyaha, nyaboneka mwirinde ikintu nk'iki ngiki kugira ngo muzaje bace kwinjira mu bwami bw'ijuru mumeze neza. Nubwo rero nk'uko twakomeje tubabwira, ni igisebo gikomeye ari ku buyobozi cyangwa se ari ku bamuhaye misiyo. Hari abari baramuhaye ubuyobozi baramwizeye, ni ukuvuga ngo abakojeje isoni. Usibye no kuba abakojeje isoni, nawe ubwe uyu mumeya yikojeje isoni. Ikindi kandi iyi hoteli bashobora kuba bayifunga kubera ko meya yaje kuba yakuramo amahano, kandi murabizi ko by'ukuri icyo bita gucuruza cyangwa se kwicuruza ari ikintu kitemewe hano iwacu. Rero meya akaba naramuka afashwe cyangwa se ahamwe n'icyaha, ari buze gufungwa imyaka igera muri 20 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 kugeza ku 8, kandi arahita
akwa uriya mugore nk'uko amategeko agenda abivuga. Ntabwo rero mu by'ukuri mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, nimba mutiteguye kuba mwashaka, nyamuneka mwirinde gusohokana n'udusore tw'insoresore, mwirinde gusohokana n'abagabo b'ibirwari nk'uyu mumeya. Mu by'ukuri ntabwo tuzi ko kuri reception biri buze kuba byagenda, kubera ko no kuri reception bahise babatambikana, buriya bagiye gukora iperereza gusa. Ntabwo twabacira kandi urutega, ahubwo nyaboneka mujye mukomeza gusenga, musengera abana banyu, musengera imiryango yanyu, musengera abagore banyu, musengera abagabo banyu, kugira ngo imirimo baba bakora nyaboneka ni ibintu biba bitoroshe, kugira ngo Imana ijye ibana namwe, Imana ijye ibana nabo mu rugendo muba mwatangiye. Turabakunda rero, tuzara tubakunda, muraba agaciro kandi mukomeze kugubwa neza.